Haleluya. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amazina nitwa Pastor Michel Zigirinshuti. Ntuye ahantu biti Batsinda Kagugu, umurenge wa Kinyinya. Ndi umupastori mu itorero rya Pentecote. Ndashima Imana ko impaye uyu mwanya wo kubana namwe. Ifite umugambi uhishwe, yewe ntazi nawe utazi, ariko mwiza. Imana nishimwe cyane. Iri jambo dufite twabonye ku butumire, bamaze kurisoma, kongera kurisoma ryose kandi byaba bigiye kuba nko guta igihe cyangwa by'umuhango gusa, ariko ni ijambo rivuga gusa ngo uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana yonyine, ariko kandi binamenyekane ko nanjye ni umukozi wawe, ndetse ko ibyo nkoze mbikoze ku bwawe. Imana nishimwe. Aya magambo nyine yavuzwe na Eliya, niyo wasenze gutya. Eliya ni umuhanuzi utari mu itsinda ryitwa ry'abahanuzi bakuru, ntabe no mu itsinda ryitwa ry'abahanuzi bato. Abahanuzi bakuru bagizwe n'itsinda ry'abantu bagizwe n'abantu bane: Yesaya, Yeremiya, Ezekiel na Daniel. Abato nabo ni uguhera kuri Hoseya kugenda kugera kuri Maraki. Eliya rero we ari mu bahanuzi ba mbere bagiye bahanura ku gihe cy'abami, kuko twumvise abitwa ba Natani igihe cya Dawidi. Umwami wese wimaga ingoma, Imana yamuhaga umuhanuzi wo kumufasha kubana n'Imana. Cyo muracyumvise. Eliya rero akaba yarabaye umwami ku ngoma y'uwitwa Ahabu, kandi ubwami bwari butari bwigabanyamo kabiri, yari ikiri Isirayeli gusa, kiriya gice cya 18. Ko amateka yo kwigabanyamo kabiri k'ubwami bwa Isirayeli tuyasanga mu gice cya 25 cy'abami ba mbere. Nuko ubwami bwa Isirayeli cyangwa se Isirayeli yose n'abaturage bayo bose baza kugwa, barayoba, baragwa, bagwa mu bigirwamana, bagwa mu businzi, bagwa no mu busambanyi, kandi bakurikira izindi mana zirimo Bayali, mwayumvise, zirimo n'iyitwaga Ashera. Andi mahanga yari afite izindi mana, ndavuga amahanga yari aturanye nabo, izitwa za Milcom, izitwa za Ashtoreth, izitwa za Dagon n'izindi ntiriyo ndondora. Bibiliya igaragaza yuko icyo kintu cyateye Eliya ishyaka ryinshi. Amen. Ngo yagize iki? Yagize ishyaka ryinshi. Mu Gifaransa baryita zele, yewe no mu Cyongereza ntabwo ari kure cyane y'aho ngaho. Agira ishyaka ryinshi, agira ifuhe ryinshi, ababazwa no kubona ukuntu Abisiraheli barimo bagenda bagwa ubucya n'ubwira, uruhongohongo bikabije, bakagwa kugeza ubwo umuryango wose uri kuwiteka. Iyo tuvuze umuryango ubwo ni famiye, ni jyewe n'abankomokaho n'abuzukuruza kugera ku buvivi. Abo bantu ukajya kuramya Imana, ikintu kiramubabaza. Agira ishyaka ryinshi ry'Imana. Buriya muzibeshye na gato ngo mwibwire ko ibintu yabwiye Ahabu bwari ubuhanuzi. Oya, biriya bintu yamubwiye byo kuvuga ngo imvura igiye kuzamura imyaka ngo 3 n'igice itagwa, no, ahubwo yarabitegetse.
nimunabona ahantu havuga ngo Uwiteka avuze ati ni ukubivugira muri we byo gutegeka, ariko si uvuga ngo ni ubuhanuzi bugiye gutegezwa ngo buzasohore nk'amasezerano. Niyo mpamvu mujye mubona mu Baheburayo bamugarukaho bakavuga ngo Eliya yari umuntu nkatwe, ngo ariko asaba cyane ko imvura ihagarara. Urumva hari bakoresheje iki? Kuyihagarika, bakoresheje kubisaba. Bivuga ngo umukiranutsi w'Imana ashobora kugera ku rwego ababajwe n'ibirimo gukorwa, akagira ibintu ategeka, akagira ibintu yatura. Yesu adufashe. Unkurikire, ngo amaze kubitegeka ahita amusezera, arigendera. Aha ndagira ngo mbamenere akabanga ab'Imana igikoresha mukagumane mukabike. Ubuhanuzi umuhanuzi ahanuye buri public, bw'igihugu, bw'abaturage, bwa rusange, ntuzibeshye na rimwe. Mushiki wacu niba atashye, excuse me, niba utashye ihangane gato, gusa ndabura uko mbigenza, ndabivugira ahangaha, ubundi byandi ndabikubwira ari ibyawe gusa. Mukanya nicaye hariya, tega amatwi, mbonye utambuka imbere yanjye wicaye mu gatebe, mu kagare akangaka kabamugaye. Teza amatwi, ugusenga cyane bikomeye, kandi ngwino hano ahubwo tubirangirize rimwe. Satani agambiriye kukuvuna pe, kuvuna rwose, ukazaba mu igare, ariko mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, Matakima Salogrentai, mu izina rya Yesu Kristo mburijemo imigambi ya Satani. Mushiki wacu ndabyanze ko amugara, ndabyanze ko yicara mu igare neza neza, akaba ari haherwa icyanywa n'icyarya. Ndabyanze mu izina rya Yesu. Mujeho impanuka iya moto cyangwa iy'imodoka, mujeho uburwayi bwafata imitsi, mujeho uburwayi bwamugaza amavi, mujeho uburwayi bwahera mu kiyunguyungu muri hanshi, mujeho uburwayi bwakwicaza osipura amagufwa ye y'ibibero, mujeho uburwayi bwagagaza ingasire z'ivi. Mana uruti rw'umugongo rwenda rusengeye kuzamuka ukagera mu gitwariro, umugire muzima. Ibintu tubishaka, nta n'ikimenyetso cyabyo dushaka cyo kwerekana ko wenda byari bigiye kuba ukabikuraho. Oya, ntacyo dukeneye. Nabe muzima, ubimurinde, kandi iryo shimwe ribe mu mutima we mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Nuko Eliya amaze guhana ibyo bintu, nangize ku ijambo rivuga ngo ntuzibeshye na rimwe ngo ugire ngo ubuhanuzi uhanuye wowe ntibuzakugeraho. Ngo iki? Ubuhanuzi uhanuye buri public, ari ubw'igihugu cyangwa ari ubwa rusange, ntuzibeshye ngo wowe ntibizakugeraho. Icyo Imana izakora ni iki? Izagushakira uburyo, ariko nawe uzahura n'ingaruka z'ibyo wahanuye. Ukagira Imana, murabyumvise? Yewe mukuru, urasoma he? Urasoma he? Imana izagushakira uburyo, Imana izagushakira uburyo, ariko byo rwose konsekansi cyangwa se konvoniya z'ibyo uhanuye nawe ugira ute? Uhura nazo. Eliya yamaze kubitegeka rero, cyangwa amaze kubivuga,
uwo mwanya riba riratse. Ntago bibiri twereka niba ari imyaka ingahe yashize. Deja utugezi twose uturiba twose tuba turakamye. Tumaze gukama atanga ari Imana. We imujyana ku kagezi kitwa Keriti. Hari uturiba tubiri, mujye musobanuza Bibiliya. Hari Keriti akaba na Kidironi. Nabyumvise? Yamubanje kuri kamwe ikamushyiraho akajyanywa amazi yako wenyine, nta bantu bavoma, nta bantu bahavoma, nta bantu bahaza. Ubwo icyo bisobanura, biravuga yuko amariba yose Imana yazi, ukuyemo y'abantu bazi hari andi mariba Imana itazi. Mbabare vraiment ntabwo njya nigisha ibintu bimeze nk'ari dicté ngo mujye ngo muhe Imana bashye mujye gute nimubishaka mujye muyekora mubyumvise bije. Ariko ndashaka gusobanura ko iki ngiye kisa n'umontre biratwereka ko amen hariho hariho les quelques puits mu Gifaransa, hariho amariba amwe inconnu au peuple, atazwi n'abaturage, azwi gusa. Ngaho ni muvuge ariko mwavuze se, mwavuze ayo ngaya atazwi n'abantu, azwi n'Imana. N'Imana irinda gukama kugira ngo iribikire umukozi wayikoreye uko ishaka. Mubikira Keriti biratubwira ngo Eliya ryicaraho ararinywa, umva ararinywa anywesha uruho. Ku bantu baruzi wesha igikomba nywesha mbese ngo iriho rye nta muvumyi nta washoka rakada. Menyeshe ko ubwo rero gutya ngo hari ibisiga bifite mission yo kuhamuzanira inyama zikara zumye. Umva inyama yokeje yumutse itagenda ijojo bisosi itanduza umuntu umusirimu ngo yareze kubatena karuvati byose, yafonyotse itamurushya ashuna cyangwa ushuna keki. Ariko nkuko nababwiye garuka zigomba kutubaho natwe tukazibona. Kakageze nako karakama. Ahangaha icyigisho nahakuye cyangwa isomo nahakuye nshaka kubafashisha nuko nako nigakama ntabwo Uwiteka ashiriwe. Mumpera amashyi bakabyara. Ndamukunda data twese, ndamukunda data twumva ntabwo ajya ashirirwa. Yemwe ko mva mukobwa mwiza, gushirirwa wabyumvise ubwo? Gushirirwa wabyumvise? We ntabwo ajya ashirirwa. Yamusura amubwira iti kakanye nabibonye kandi si ishyano riguye gahuye n'ikibazo nyine cy'izuba wahanuye, ariko ndagira ngo nkwimure nkujyane kuri Kidironi. Donc kakamye kano ariko mfite akandi humura. Haleluya! Ndimo ndubashaka kukubwira nkabisubiramo n'ubu muri ino minsi mpagaze imbere yawe hari akagezi wari ufite karakama. Dore ngo kiraseka kakamye urora, kakamye urora. Tuba duke
ukenenuza ukenenuza kandi warahoze udubika, ukenenuza uvikamo utuntu, ukenenuza neza kararangira. Ariko humura haracyari kandi, humura haracyari, mvugira ngo haracyari akandi. Uko Imana wizeye ntijya ishirirwa. Imana nishimwe, Imana nishimwe, Imana nishimwe. Umujyana ku Kidironi, Kidironi ndayinywa, mbibutse ko aya mariba yose Imana irimo kumujyanaho ni amariba nawe ubwo atarazi. Rirangiye naryo nijya ugerakamye, nijya ugerakamye kandi rikama izuba ricyaka, amapfa arakomeje. Imana iramusanga iramubwira ngo nakunda bizi ko kakamye, nakunda bizi ko kakamye, none ngo nitwigendere. Ijyanira ahandi hantu, imujyana hitwa Izarefati haba Sidoni. Hehe? Izarefati haba Sidoni. Aha hantu hitwa Izarefati haba Sidoni, ejo bundi mu nyigisho za Yesu yarahagaruye. Yesu arimo yigisha yarahavuze, aravuga ngo kubi Uwiteka yarajyanye Eliya mu rugo rw'umupfakazi utari uwo mu Bisirayeli, akaba aragira ute umutunga. Yego, ngo biriya yabikoreye kugira ngo abapfakazi bo muri twe bananirwa gutunga abantu bazatsindwe. Bande babyumvise? Iyo ikintu kitumvikanye ndabimenye, umwuka yarabimbwira yewe ntawe ujya mbeshya. Yesu yagaruye inyigisho aravuga ngo Uwiteka yajyanaga Eliya Isarefati haba Sidoni ku mupfakazi waho, nta bapfakazi bari mu Bisirayeli. Urumva dako ngiforumiriye otoma, ngivuze ukundi. Urumva hari akantu mwumvisemo noneho, hari akantu mwumvisemo noneho, ariko kagira kazara, hari akantu mwumva kaza. Donc mu Bisirayeli nta mupfakazi wari urimo, ku buryo Uwiteka uwo gutunga Eliya mushaka hehe? Mu banyamahanga, Isarefati haba Sidoni. Ngo birya yabikora kugira ngo nihagira umupfakazi unanirwa gutunga cyangwa gukorera Imana mu nzu yayo, uriya azamutsindishe ku munsi w'urubanza. Nta muntu n'umwe uzagera mu rubanza ngo buri umuntu wo kumutsindisha utuma atsindwa. Impumyi zakiriye umwami Yesu zizatuma izindi mpumyi zitsindwa. Nubwo tuzagira twese tureba, murabizi ko twese tuzareba, ariko hari impumyi zizatsindwa n'urubanza kuko hari impumyi zakijijwe. Mujya mubona abantu babana n'ubumuga bwo kugenda bicaye baza mu nzu y'Imana, barya nabo kugira ngo bazatsindishe ibindi abavuga ko abazisobanura ko bari ibimuga. Aragenda niwe wamutunze bwa nyuma. Umva akantu nshaka kubabwira, uwo mupfakazi niwe watunze Eliya bwa nyuma muri icyo gihe cy'izuba cy'amapfa. Ubwo abaye mu rugo rw'umupfakazi habaye ahantu hakangaye kuri Eliya, umunsubize, habaye ahantu hakangaye ha gatatu. Très bien. Kuba mu myaka 3 n'amezi 6 Eliya abaye ahantu 3, bigushushanyirize ko mu kibazo ufite gikomeye utazi igihe kizamara,
igihe uzi n'igihe cyatangiriye, muri icyo gihe cyose Uwiteka afite uburyo. Murabyumvise? Imana ibaha umugisha. Yagezeye ku mupfakazi, urebye uburyo Imana yahamwohereje biratangaje. Ntabwo Imana yamufashe ukuboko ngo imujyane gutya bafatanye imugezeyo, imukoreye presentation, imwintroducing ivuga iti rero wa mukecuru we muzaniye umukozi wanjye, umumenye nanjye ndi hafi, I'm ready, nzajya gusapotinga for everything. Yakada yaramubwiye gusa ngo urahaguruka ahangaha ugende ugize Refati y'Abasidoni, niho hari umupfakazi uwo niwe ntegetse kugutunga. Umva nawe nshuti zanjye bene data, Imana nka buri ibi bikoreye iki? Kumva umuntu w'umugabo nkanjye nk'uyu yategeka ko atungwa umupfakazi. Yarebye nibura umugore ufite urugo, ufite umugabo, batanasenya mu gisambu bagiye gutoragura utwakatsi n'urwiri n'imbagara byose, nibura bacana amakara cyangwa bafite gaze. Ndetse bafite n'umukozi, naho uriya we icyo ashaka kumubabwiraho nuko nta bimenyetso, munyumva ako kantu, nta bimenyetso bimugaragaraho bigaragaza ko umuntu yahaba ngo abeho neza. Haguruka nkubwire gatoya, ibyo byose uyu umudamu umukobwa, ibyo byose kwinjira mu rugo rw'uyu mudamu umuntu yabona atari buburare kamena. Ahantu havuye ibubu ntabwo habura ifu y'ubugari, kandi ahantu haturutse ziriya nkweto ntabwo habura akawunga. ibyo byose havuye umusatsi n'amaherena byose ntiyabuze injanga kamena. Ikimenyetso cyose cy'uko uru rugo Eliya azarubamo abayeho neza ntacyo. Vuga ko uriya mupfakazi ni wa muntu ushobora guhingukaho ukamunyuraho ugishakisha ahantu hameze neza, urupangu rukinze nibura ruriho nimero z'igipangu, ku muhanda nomero nibura hariho wenda nka intersect n'igipapuro cya intersect, mbese ukavuga utangaha hariho Imana inyohereje nagira gute nabaho. Ntabwo rero uwo mudamu, uwo mupfakazi si uko byari bimeze mama. Umva uko byagenze. Eliya yaragiye koko akurikira orientation Imana yamuhaye, aragenda ngo agezeyo muri iyo quartier atazi, umupfakazi atazi, nta nimero z'urugo, nta adresse. Ahita numva muri jyewe ko hari kuryamubwiye ngo uwo mupfakazi nuriya yamusanze mu yihe situation yatuma yizera ko ubuzima buzagenda neza. Yamusanze ari mu gisambu arimo atoragura iki? Udukwi two mu gisambu muratwumva se? Twakimare twumye, nyabarasanya, ibicumucumu, za nyiramunuka nabi, urwiri hafi aho batabiye baruvana mu ntabire barushyira hariya. Umva uwo muntu, ariko umva uwo muntu ukamwizeramo kubaho. Agenda aramusuhuza, aramwibwiraho gatoya, arangije amubwira ati gira kete utwo dukwi umaze kubona dukeya uze utunkoreshereza agatsima banze niki. Iyo ni ikosa ntakora Michel.
kosa sinarikora pe. Uzibye no kuri uwo nguwo no kumwe muri mwe nk'abagabo mwe sinzi ko hari aho najya ngo ntinyuke kuvuga ngo ni mumpe icyo ndye. Kandi umujyi nawe usonzeyemo rwose 1981 kugeza na 5 na 6 nawe ubabariyemo. Ariko ngo akibimubwira wumve ko ibimenyetso bijya bidushirana rwose. Erega ibimenyetso bijya bidushirana, ariko niyo byashize n'Uwiteka Imana ibasha kugaragaza ko ari Imana. Ibimenyetso byashize. Wa mupfakazi ngo aramusubiza ngo yewe oya ntabwo nta buryo ntabwo ntagafuka hari. Ubu ndeba ntiwaruguru tudukwiye ndimo ndagira ngo ngende agasigaye kari mu kebo nkavuge, niko babyita kuvuga kwarika cyangwa usonga, ntivugire nge n'umwana wanjye umwe tubana tukarye hanyuma ejo tuzipfire. Niko gasigaye. Wabyumvise? Eliya ntiyagira cyangwa yikange ngo ahonge mu maso bimwe byacu by'abagabo ngo ahubwo ahindukira amere nk'umugiriye imbabazi, ngo ahubwo aramubwira ati ako nyine ako nyine uvuze ko gahari, ngize ngo uranahakana ko ntako ako gahari nyine kanyarikire vuba, kanyarikire. Ntabwo yahise amwiringiza ibitangaza, oya kanyarikire kwanza. Hejuru y'iryo jambo kanyarikire nta kindi kintu gihari. Umukecuru agiye mu gikoni agasonze agashyize ku meza, ndamureba akuramo ikote niba ararigiraga arifasha hariya maze arakaraba, arakegera jugujugu. Hari abango baza kurya ubugari ukanyagogo, hari abahanga bazi kubikamwe ahangaha do agenda ajya arohayo burahado neza, arabendekera umwana yicaye hano na nyina kuri cyangwa na nyina, nta no gusangira, mutibwira ko basangiye, yakariye wenyine. Arunamuka arya yihungiza rero ashyushye dore ko butera icyaka kubi. Ambwira ati hari ahantu umuntu yaba aruhukiye gakeya, bamwereka icyumba niba ari icyumba, gusa yagiraga icyumba iyo nzu araruhutse. Iyo ubona uko Bibiliya bivuga igaragaza ko yahageze rwose nko ku manywa, kuko ngo yararyamye aruhuka. Noneho habaye mu masaha nk'aya yatambutse mu kanya dutangira 10 n'igice 11, Eliya amera nk'umugabo urimo gutegeka iwe ngo asohoka mu cyumba cye ati niko mada ati se hamasaha ageze ngo hareba mama niko se turaburara. Umukecuru ati se ntabwo nakubwiye bakakanyura byibagiwe, ntabwo nakubwiye ugegera hano yuko agafukari kari hano agafuka cye kanyuma kuturanguzwa ko ariko nsigaje gusonga byarangira tukipfira. Siko nakubwiye undi ati nyine niko wambwiye, none se uravuga ngo iki nawe we ako we nawe nese uhakaye se basi ikibo aho kirurebyemo. None se ubu ngubu amavuta habikwa uraharebye kucyo uhitiye guhakana kuko basi gera aho bika ifu none umpakanire nyuma basi. Ya papa umugore ngo agere ahabikwa ifu kuri cya kibo yakunkumuye ku manywa, kimwe yakunkumuye atya. Uzi ko hari igihe umugore agikunkumura ukajya ngo n'intamyi ziratakara, agikunkumura n'indiba yose akayikunkumura, agiye asanga cyuzuye ifu iranongereye icyago. Hakundi igira icya ikanungera icya ikaba kanunga ngo bibone yikoze igikombe cy'amavuta cyari kiri nacyo asanga kirapfuye, arakora ku mufuniko.
inshuti zanjye reka mbabwire, bitwinanirire kwizera Imana, ariko ngo naho tutayizerayo niyo kwizerwa. Amen. Kandi nta kibazo na kimwe Imana iburiye igisubizo. Nibwira ko Eliya n'uriya mugore yasanze mu rugo rwe umupfakazi, nibwira ko ibyo bimaze kuba bose bagize ikibazo kivuga ngo iyi fu yajete, uwayizanye yanyuze he, yayizanye mu ki akagisubizayo, ko ndeba ikibo ari cya kindi, igikombe nacyo cy'amavuta kiracyari cya kindi, uwazanye ibi bintu yaciye ki, ko nta muntu twabonye aza hano. Imana irabishoboye. Haleluya. Imana irabishoboye. Niyo mpamvu kwizera Imana, kugira ngo twizere Imana, bitubuza kuyitekerezaho twibaza si c'est quel mécanisme, donc ibikora iti. Iyo utangiye kuyitekereza umeze nk'uyishakira formule, umeze nk'uyibaza uko izabigenza, izazite, izanyura hehe, izazana ibivunde cyangwa izashesha. Urumva nawe ra bizaba ari imivunde yinitse se, izaba ari kinazi nakanoze. Donc urimo uravuna umutwe wawe ku busa, wowe reka ikibo cyuzura ifu gusa. Haleluya. Akandi kantu karimo gakomeye mugomba kumenya, na Yesu yagarutse ejo bundi yigisha mu nyigisho ze muri muri Luka 6:38, yego, yaravuze ngo mutange ngo namwe muzahabwa. Mwihangane nkoresha igiseke cy'amaturo, nimuhumure sinkoramo kandi muranandeba, nakozemo ntura ariko ubusino njya gukoramo. Yaravuze ngo mutange namwe muzahabwa, ngo urugero rwiza mugeramo nirwo namwe muzagererwamo. Yego, ngo mutange muzahabwa urugero rwiza rutsindagiye, rucugushije, rusesekaye. Ibyo ni bitatu. Bingahe? Bingahe abashiki banjye? Bingahe? Bitatu. Urugero rwiza rucugushije, rutsindagiye kandi rusesekaye. Ibyo nibyo murabizi. Bire bintu ko ari bitatu, ni uburyo butatu umuntu uguha. Reba hano sha, reba hano. Ni uburyo butatu umuntu uguha gukunze akoresha. Umuntu uguha gukunze, ikintu cya mbere abona yuko wazanye akebo gato. Mama kiriho niko yajyaga abwira abakobwa be, ngende bucura. Yajyaga abwira abakobwa be ati niko se niko mushambuka nkaha kantu uba wazanye ubu ndagushyiramo iki koko, ubusa bwawe ndashyira mu dushyimbo se n'imiteka ingahe. Umuntu uguha agukunze, icya mbere abona nuko ari bugire ikibazo kwa kebo kawe ari gato. Ubwo rero gatoya ashyiramo akabanza agacu gusa. Iki ni ikimenyetso cy'uko umuntu arimo kuguha bishaka. Icya kabiri ni ikihe? Ni ugutsinda gira. Icya gatatu ni ugusesekaza, ku buryo agusukira mu kantu kawe afasha atyo. Narabonye namwe icyo nshaka mwumva aha ngaha, ifu Imana yahaye umupfakazi, yego, yayimushyiriye mu kibo yaranguje. Ntabwo yashyize mu ntebo, ntabwo yashyize mu giseke cyangwa mu nkangara, no. Ifu Imana yazanye aho yayishyize mu kibo cyahoze mu indi. Nushaka guhabwa imigisha y'Imana, yego,
yego jya ujyana ikintu kinini uzagarukanamo ibingana n'ikintu wajyanye. niyo magambo aba ahangaha muri Bibiliya avuga ngo umuntu wese azasarura bingana n'uko yabibye. wiba imbuto nke yasarura iki. Yesu adufashe cyane. asanga ikibo cyuzuye ifu, igikombe cyuzuye amavuta, ngo aragaruka. abagore burya bateye ukwabo, burya abagore bateye ukwabo kandi niko baremwe, ariko ni kwiza ntabwo ari bibi. agaruka na za emosiyo nyinshi, na za emosiyo tata we Imana we, avuga ngo niko umukozi w'Imana yewe data we Imana mbabarire, Imana we mbabarire kutizera, mbabarire amakosa yose wambonanye kuva wagera ahangaha, mbega Imana inyeze urumva nawe mbabarire, sibyo? mbabarire ko mukanya umbwiye ngo njye guteka ndabanza ndaguhakanira ndanagucyurira ngiyo ku manywa se wowe imaze urumva nabyo Imana ibimbabarire mu by'ukuri. utasi gute nyine cya kibo nsanze kiviviriye gitya Yesu mwami akabara twanyutse. Haleluya! Imana nishe. Eliya namubwira ati ariko nakubwiye, sinakubwiye Bibiliya avuga ngo iyo fu niyo bariye barayirya. munyumva ahangaha ngo uko agiye kudaha, umva akantu karimo yewe, ngo uko agiye kudaha ifu yo guteka ngo agasanga yasubiye uko yahoze. doke ntabwo iyo fu ntiyamanukaga. bimujya kuzunguza agaciro uvuga ati kagafuka Yesu Kristo, ubu nabwo ngo iki papa kadogo kagafuka meyo barakamaze. iyo bari mu biruhuko barya kubi dore barakamaze. ntabwo mva, ntabwo icyo kibo cyapungukaga, ntabwo cyahokwaga, ntabwo ifu yamanukaga. uko yayisize adaha ku manywa niko yayisangaga agiye kudahera nimugoroba. yahoraga imeze ityo, irabatunga kweri. amavuta nayo kandi yakekeje si uguteka. Imana nishimwe. hari ikintu nibajije aha hantu mukwiye kumfasha gutekereza. umukecuru bwe yihamirije ko ifu ye bamusanganye ariyo ya nyuma, sibyo? ifu bamusanganye niyo, sibyo mame? ifu nsanganye niko kanyuma twamara ukarya tukipfira. sikavuze uwo muziki bisobanura, biravuga ko iyi ngiyi iri mu kibo n'aya mavuta ni ibya Eliya. en fait tuvuze ukuri, tuvuganye ukuri, ifu yawe yashize urya munsi nza, ahubwo ubu nawe urimo urajya kunyiturano y'urya n'iyanjye. kuko aho navuye kuri Kidironi nanywaga amazi yanjye njyenyine, kuri Kereti nanywaga amazi yanjye njyenyine. n'uyu munsi none ifu turimo kurya ni iyanjye kuko iyawe yo. niba ujurira, niba wumva ujurira ubihakana, vugira imbere y'abantu ko iyawe ntasanze ariyo yanyu. bivuge ifu yawe wavuga ko vraiment cya été bien géré, wacunze neza ukayekonomiza. nasanze yarangiye. uyu munsi none turimo turarya iyanjye yewe. umukozi w'Imana ucumbikiye hari ifu mu ijuru bamwoherereje. Haleluya! Imana nishimwe. bamenyeshe ko
iyo fu yarangiranye n'imyaka na nyuma yuko havuye iki kibo ntikizi kiburamwo ifu. Ijambo ry'Imana rivuga umubyeyi yasigaye agira ate arya ifu. Nuva ko abantu bose bamenye amakuru, bakamenya ko uyu mubyeyi yakiriye umuhanuzi, bakanamenya yuko ngo bafite ifu mu rugo idashira, bakanamenya yuko ubu ngubu umushyitsi yagiye yatashye ngo ifu ikagira gute igasigara. Baragira bati icyaduha uwo mukozi w'Imana natwe akazatuzira mu rugo, ntibazongera kumubona kubera ko izuba ntabwo rizacana igihe cyose. Uwiteka agufitiye ahantu, ibintu byose byanze Uwiteka agufitiye ahantu, ubuzima bwahagaze Uwiteka agufitiye ahantu. Amina. Umva nkongere n'akandi, niba atanahafite ubu ngubu azahashaka, kuko ari Imana itegeka. Yavuye aho havanywe n'ijwi, niho hantu ngeze rero. Bageze aho yumva ijwi, nta karandiriye tubona, nta agenda yabyandikagamo, wenda avuga ati iyi tariki niyo navuga na Ahabu, ariko ubwo ngo yumvise ijwi rimubwira ngo igihe kirageze ngo imvura igwe. Imana nishimwe. Hanyuma rero umva ukuntu Imana igihe kigeze ijya ibigenza. Ngo yarimo atembera epfo iyo ngiyo mu kabande, abahuye n'uwitwa Obadiya umugaragu wo kwa Ahabu. Iko biri tubwira, bahuye bararamukanya, bari baziranye cyane. Uyu Obadiya wo kwa Ahabu, umugaragu wo kwa Ahabu, niwe wahisha abahanuzi bangahe? 7,000. Abyumvise? Agenda bashyira mu masenga. Amasenga murayazi yemwe ba? Amasenga yemwe, isenga urayizi? Yes, isenga ni ibintu ntabwo ari imikoki. Isenga si umukoki, ahubwo isenga ni ahantu nko munsi y'umusozi haba harakorogoshowe n'impyisi, inyamaswa z'ishyamba. Icyo bita isenga, ahantu haba ari munsi y'umusozi, mbese bimeze nk'aho bigeze kuhacukurira nk'amabuye y'agaciro, naho bita mu isenga. Rero Eliya rero yagiye afata abahanuzi bamwe na bamwe akabashyira mu mikoki, mu masenga, mu myobo runaka, mbese yabahisha ahantu hatandukanye. Kandi uko yabahishwa nguko niko yanabagemuriraga, kugeza ubwo ngo yaje kubagemurira umushahara we ahembwa ku mwami Ahabu ntiwaba ugihagije, arabikopeshereza. Uwo mwenda rero yikopesheje afata wishyuye, niwo mujya mwumva umupfakazi yagiye kubwira Elisa mu gice cya 4. Burya mupfakazi mubona hari mu bami bakabiri, burya n'umugore wande wa Obadiya. Obadiya ngo wahishe abahanuzi. Imana yibuka imirimo dukora myiza. Nituba tutakinariho tudahari, muhumure imirimo mwakoreye Imana izasigara ivuga, izatunga urubyaro rwacu, izatunga abana bacu, kandi baziga uko twakoreye Imana. Haleluya. Eliya ngo huye na Obadiya, kuko ngo Obadiya nyine yari yaje mu kabande, muzi ko mwese baragiye babaye mu nka, iyo izuba rimeze nabi tujya gushakishiriza hehe? Mu mibande. Ubwo ngo Obadiya yari yaje mu mibande, iyo ngiyo mu kabande, kugenda ashakisha utwatsi twaramira ingamiya zo kwa Ahabu. Akubitana nande? Na Eliya. Barahoberana. Yewe Obadi uraho cyane, yewe Obadi we niwe mbonye, ariko abadapfuye nibaroko nikwiye, abadapfuye nibaroko nakwiye, ni Obadi ni wowe, ariko Mana we. Barahoberana begamira amajosi.
Ubati ndakubonye nibuka ahantu wagiye udushyira. Amena. Yibutse ko mubo yahishe Eliya nterari. Ari nayo mpamvu Eliya we muri ya magambo yabwiye Imana ngo niwe usigaye wenyine. Naho nakamenye ko hari abandi Obadiya yagiye ahisha ahantu. Aramubwira ati ariko Eli ni wowe? Ndatse ndaho nanjye. Maze rero nkubwire, umwami amaze iminsi yituka ntasinzira, gutegura ameza yajya kurya akavuga ati uwanyereka Eliya. Baza nabo kumucurangira ngo asinzire, aho gusinzira akavuga ati uwanyereka Eliya. Mu gitondo inka zisetu zizahutse abavuga ati uwampa nkahura na Eliya n'ibintu yaduteje n'ibintu yadukoreye. Ati mbese nkubwije ukuri, umwami aragushaka aragushaka. Eliya ati se uko ujya umwumva aracyafite ivogonyo, aracyafitemo akantu k'ivogonyo kivuzivuzi. Ati ivogonyo nawe ngo ivogonyo, amahane yaracubye. Ubwo avuga ati uwamunyereka ngo amfashe twinginga Imana ye yuna muri icumu. Izuba riratumaze kandi umugabo yararimbwiye ahita yigendera. Ubu nta adresse, nta WhatsApp, nta mobile, nta fixe, ntiyandikirwa, nta kada. Bivuga ngo Imana yarebye mu mutima wa Ahabu, amen, imenya wageze mu kuba convaincre no mu guhonga. Iriya ranje imuhuza n'umukozi w'Imana. Hanyuma umukozi w'Imana icyo namuvugaho nuko Imana, haleluya, izi kumenya igihe cy'ibintu byawe malgré ahantu uri gushakira connection. Niyo yonyine yamuhuje nande na Obadiya. Hagutelefona nta ntumwa rwose. Irera mugatuva rero ihuta umumbwira uko nguko umushaka, nawe niko agushaka. Nawe niko gushaka, arimo numva ashaka ko mubonana mukava mu rungabangabo. Itatu n'igice irarangiye, igihe niki ngo muve mu rungabangabo. Imana nishimwe. Abadamu baramubwira ati mva yewe nanjye ivuzivuzi ryanjye rwose nzikoraho. Ubu se urumva natinyuka nkagenda nkabwira umwami ngo nabonye Eliya? Ubu ngende ngira ubwenge buke mbivuge ngo nakubonye? Ntabyo mvuga. Eliya tumva ninjye ubigutumye, genda ubwira umwami ko wambonye, ko twabonanye, ndetse ko wantumye yuko nawe umushaka. Mubwite ndamukeneye. Ariko muntu w'Imana waritse kuncisha igihanga ho kuza umwuka ugira. Umva si ibintu bikomeye kuza umwuka ugira. Ubu ningenda nkamubwira ngo nakubonye, yamanuka aje kugushaka agasanga umwuka yakujyanye. Ubu mwami ari yiruka nk'umukenke wose akabande kose nguwo mu mikoki agushaka, umwuka yakugurukishije. Ariko Eliya amusubiza ijambo ryiza cyane nifuza ko mugendana namwe ukarimenya. Amubwira ati uwo mwuka rero kuko ajya ntwara, kuko aranyobora, ariko turakorana tubyumvikanaho. Ubwo ari njye ukwibwiriye ko nshaka guhura n'umwami Ahabu, humura umwuka ntanjyana tutabonanye. Aho karavuga ngo umwuka w'umuntu akorana na nyawe, akakuyobora yego ukamwumvira, ariko ibyo gukoresha cyangwa gukorera ukabyumva nawe. Imana nishimwe. Ntabwo dutwara gutya bitagira gahunda. Oya, baragenda bimubwira ati nahuye na Eliya
mubwira ko umaze iminsi umukeneye, nawe aramubwira ati ahubwo ngende ngukeneye kurusha, noneho ngihute mubonane. Aramanutse. Aha nawe unyumvire, mwami arirukanse, iyo misozi arayirukanse, nepfyo mu kabande pfiyo njyo kuryana, ubahurirayo. Indamukanyo baramukanyije, yirebye hano uhita gutera agahinda. Mwaragira ati uraheriya n'ibyago waduteje, undi turahaha n'ibyago wateje Isiraheli ari wowe. Mwaragira ati niwe wabiteye, ndati ni wowe, kandi ushaka gutsinda bikwibutse niba ari nanjye wabitegetse, nabitegetse kubera agasuzuguro kanyu, n'ubu namutari mworoha uvuge mproronje. Ayiwe niba ugifite ryavogonya nagusikanye n'aya mahane, vuga ndongera igihe, rero ko mutayakanura. Ubwo arashingiye ku kantu kavuga ngo namenye yuko amaze iminsi agize ati anshaka. Amaze iminsi anshaka ngo tujye mu mishyikirano tunegosiye, sibyo? Ariko nyine umusore ati urahaha n'ibintu uteje Abisiraheli, ibi byago byose so wabizanye, ngati uraheri nuko nawe dukoresha ari wowe, ahubwo ndatumva ni wowe, kandi umenya kugira itiku, ndashyira hindi 3 ndebe uko umva. Aha nahabonye kugendana ubutware bw'Imana cyane. Amen. Nahabonye kugendana ubutware. Samuel gicaga Samuel 15 cyane igice. Nibyo ndacyafite 10 buriya none. Yes, I have it. Noneho ngatubure utiriwe tuga byinshi, zamuka. Woneriya afite ubutware butangaje rwose, mbese amaze iminsi ku ikosi, noneho ubwo yaracyaye kabisa. Arayati nta n'impamvu yo gutindana, babyumvise. Ihutu uzamuke nugera mu rugo umamagarire abaturage, duhurire kuri Karumeli, kuko ndashaka ko uyu munsi uyu ujye kwira abantu bavuye mu rungabangabo. Hallelujah! Uyu munsi only one today. Ubu noneho nta by'imyaka, nta by'amezi, nta by'ibyumweru, no. Uyu munsi izuba rijye kuminuka kuri jari, abaturage bavuye mu rungabangabo. Uyu munsi rijye kurenga, abantu bamenye Imana ikwiriye gukorerwa, bamenye Imana ikwiriye gusengwa, bamenye Imana ikwiriye kwizerwa, irenge byarangiye. Please, aha ntunzamuye mu kabande, sinzamutse irenge, ikibazo yarangiye. Kandi sinshaka ibyo kwiherera byanyu by'abayobozi, uranyihereranye, shakira abaturage. Kandi igitangaje babivugana bara none aragira tumva iki, ubwo nabisambuye ni kuri Karumeli ukabanzanira. Umuntu wabageze ngo murebe, genda gezeyo, agezeyo karukema wabageze, hageze kwa Kanunga hejuru, imva ni hejuru Kanunga neza. Iyo uriyo ureba cya kibaye cyo kwa Yazereri, cyo kwa Naboti, mbese ureba Galilea yose. Ngati kandi please ntuzana abaturage basanzwe bibereye aho ngo batagira idini. Oya, cyane ndashaka babandi 400 bande ba Bayali, ngashaka n'abandi 450 bande ba Ashe.
baraburamo n'umwe, nta negosiyasiyo nge nawe. Noneho nimuhite mwumva iri bwiriza ririmo gutangwa kandi rikaba ryari ejo. Ubwo ni gutaha uyu munsi, ntafite na cya kintu kiduhira, bavuzamo bavuga yuko bisi zizabafatira ku Kimironko, izindi ziri mu Kabuga iwacu ku Kabuga. Nabonye nyakubahwa perezida wa Repubulika akeneye abaturage muri stade, mwaba mwarabibonye babwiye buri gitifu umubare w'abaturage agomba kuzana. Mwarabibonye? Niko Ahabu yabigenjeje, kandi by order yande ya Eliya. Mana nishimwe. Abaturage barateranye rero, ibyo Robert yavuze simbitiraho cyane, maze wakagira Imana we nk'umuntu uzi uwo bahagararanye. Ubundi ikizakubwira umuntu uzi kwirukanka atamwitangirizwa. Umuntu uzi kwirukanka ikizamukubwira atamwitangirizwa. Avuga ati bomubwire bamajandi babe bajandajanda hakiri kare, bamajandi sibyo, bajye kujandajanda hakiri kare, ndaje mbahaye umwitangirizwa. Yebaba we yakora mu gitsinsino, adepasa 4 adepasa 3 barindwi dore yego. Yaramubwiye atumva ngaho ababa yari n'abashera niba mukurikira hamwe simbizi, ngo mutangire mwanjurwe rero. Baranjuye koko, yeba yari yeshera mbashe ugasusuruko ngira aho rihagaze. Saa 8 bazonzwe ibyuma, amaraso, kuvirirana, yeba yari baza kuva ahantu bicara basura ati mwiriwe ati muze mutise irimo iraboneka se niko uko mwabibonye iraboneka. Batari kuva mu gitondo pe, twahereye bwacya n'ubu ngubu twahebye apo hawabitindaho ubwira kuzi niba idafite akazi kenshi nk'Imana nyine urabyo ufite akazi kenshi. Yaba hari aho yazindukiye, mwongere ijwi rigeraho yagiye. Ahubwo azi ko yacu ubwinshi bwabo yumva budatuma iba occupé. Imana yacu twizera ntiyigire igira ikibazo cyo kutwumva nka benshi, ngo ahubwo yumva isi yose nkaho yumva umuntu umwe. Nubwo isi yasakuriza rimwe yose, ngo ikumva nkaho waje mu biro byayo wowe nayo. Imana nishimwe. Cyangwa nimugerageze data, ngaho se nimwongere rwenda yaba yaguye agacuhi nani wisinziriye, rwenda byayikangura amagambo yose ayisuzugura ayinenga nawe ntibabimenye ko ari byo mu kubajomberamo kantu, kubera ko ari kuba bayizi nyine. Hageze nimugoroba ndimo ndasoza, yari isaha gutamba igitambo cyane mu iyo saha rero tuzayiga cyo kubara mubabwira hakiri kare, kuko n'ejo nzaza. Iyo saha yitwa iyo gutamba igitambo cyane mugoro ngwigeze. Imana nishimwe. Arazatse murumva mwarangije mwasoje kubyo nanjye mwambakanya bati nibyo rwose jyaho. Hamagara abana b'umuhungu aravuga ati abo ngabo kandi abo ngabo aho ngabo ati mwanze muvoma intango z'amazi musuke hari amuziko. Ndabazi birara mukicanyemo muravuga ko ari inkwi zumye sha. Ndabazi mugira karimi umuriro ni waka muravuga ko ari inkwi zumye. Cyangwa ucanye muziko rya rikeye oya musuke mw'amazi. Umva ngo barasuka iziko riragenda ruzura riravivira amazi ararenga. Ibyari ivumbi bihinduka icyondo, inkwi ziratota. Amen. Kuno tuntu ducecekesha abantu
bazazana za critique mu bitangaza Imana izagukorera, ko n'utuntu ducecekesha abantu, bazazanamo za comment, ama critique. Asiyo ntugire ngaroroshye kuri wowe, ntugire ngaroroshye kuri wowe. Imana ishaka gukorera ubukwe bwiza bukaze, ariko buzagira ubuhamya. Gusukamwo amazi ni ukubanza ukirukanwa mu kazi, kandi ukirukanwa mumaze kwerekanwa mu rusengero. Wari wabupangiye, ubupangira ukurikije salaire yawe buri kwezi, ukurikije n'intwererano. Hanyuma rero umugabo wari ubufite mu nshingano bwumva nk'ubwe yarabushyize ku bitugu bishye, uwo mwanya ahita arwaramara ajya kuyabagira mu Buhinde, niyo azaba ari nta nubwo azabutaha. Kandi uwo ngo niwe muntu ngo wari wikorera ubukwe bwa hehe ku bitugu. Ayo ni amazi burya baba bamenamo ngo iziyerekane. Burya barya abantu bose ubona uhamagara mu nama ntihitawe n'umwe, ukicaraho ukayura, baza mu nama ntibaze, ubohereza za message munsi ya kamesage hamwe akantu kitwa resend, wongera uri sendinga, nta ugusubiza nta reaction. Hanyuma mu kanya ugakamura imfundi kugataha nta nama ibayeho. Harya n'amazi kugira ngo uzavuge Imana neza. Imana nishimwe, vuga iti narayibonye imiryango yabuze, narayibonye bamaze kunyirukana mu kazi, nerekamwe nka none ku cyumweru banyirukana ku wa mbere. Nabonye Imana. Umubyeyi wansigariyeho, niwe nitaga data, niwe nitaga mama, niwe wari byose kuri jewe, ari mu Buhinde baramubaza atanyumva. Arimo arwana yo kwishyura ibitaro hehe mu Buhinde. Mva nabonye Imana. Ibyo niro bihagarika ama critique. Iyo uhagaze ngaho ushima, ntavuga ngo shema maye shema, uravuga iki gushema? Ukora muri pinide. Mudoka agenda muzambaye code diplomatique. Asoni. Ibyo mbere bivuga mu rugo wabo nta madolari arabukoze. Kada amagambo yose azaceceka, hasigare wowe ushima gusa. Taksere mukina n'ikintu cyitwa amazi. Kumenamo amazi ni ibintu byose bishiraho. Yari kuzitambika mu ishimwe ry'Imana. Ayi wewe. Aho wegamye aho ngaho amazi yagushiriyemo, ivumbi n'ingwi byarivanze, ariko hasigaye ku Imana icanamo. Sifa kwaka. Niyo mpamvu ijambo rimbwira ngo amaze gusukamo amazi yarerembye, abagaragu babaye n'abashera barimo bayareba bose bafata inkozi. Twasengeye n'inkwi zumye, umugabo arimo arakora ibintu ashyize muri iki kiza cy'amazi. Uwacana umuriro ntiyawucana nahumutsema do reba ukuntu hageze. Mbese ni mu byumve barimo baganira, uwacana we ntiyacanira n'umuziko ry'umwutse do. Abadamu muri hanga bakuze imuzi ko kimwe mu bituma nizikorinanirana no kuba ryanyagiwe irimo. Ari no mpamvu imvura yagwaga mwara ritwikiraga. Samwe umuntu yatwikirije ikintu cy'igitaga cyo kimuga cy'ikibindi, yaryo rushaka n'akabati kacitse, toraguye cyangwa idebe ikize n'urusambi rwashaje rw'ibirago bya kera, ngo muziko ataje gute hatanyagirwa, hakaza kwanga. None irya Eliya basutsemwe amazi harebereye harya, maze ngo agira harya yo kabyara, aravuga tuwiteka Imana uyu munsi, not tomorrow, n'uyu munsi bimenye kane ko ari wowe
yonyine iriho, nanjye nkaba ari wowe nkorera, kandi bimenye ko ariko ibyo nkoze bikoze ku bw'izina ryawe no ku bw'icyubahiro cyawe, ngo abantu bose bangikije bamenye kuri Imana. Umva, ngo ntabwo byarindiriye ko avuga ngo mu izina ryawe Yesu amen. Sicyo ko naryo nashyizeho, reka da, nta nubwo byarindiriye ko avuga ngo amen cyangwa arangize isengesho. Haba hakumanukira ikintu bita umuriro umanuka mu ijuru, kandi ngo umanuka abantu bose bateraniye bawureba. Ndimo ndabareba bigira bawuhunga, rero bawuhunga kabisa. Mwana ufite ikibatsi cy'imbaraga, ukoza muri bya bizi. Umva, undi hari ukuntu bibazo bigafinira bikajwigira, bigacira amacambwe, bigatogota, bikazana ifuro. No, suko byageze. Amazi arashya, igitambo kirashya, inkwi zirashya, itaka rirashya, amabuye y'ubutaka isanira gate arashya. Vumuriro sha, vumuriro se, umvumuriro waje kwereka Imana, umvumuriro w'Imana. Ijambo ramwe ngo watwitse inkwi, utwika igitambo, utwika igitaka, utwika amazi, utwika n'amabuye. Uyu munsi rero tuvugana kuri Karumeli, icyo kintu cyabereye aracukutse. Hari ikintu kimeze nk'urwina, abaza urwina rwo hambere. Njye nagiyeyo, sinkurumbarirana. Ikintu gitwika, nako ikintu gishya cyangwa kigatwika gicukura ni ipine. Naho muzi ko ipine imwe gusa, ipine imwe, si ngombwa ngo ibiyere umuruke, iriya y'imodoka zacu uyitwikira muri kaburimbo ikajya kurangira ihacukuye umwobo wajyamo amazi nk'inshuro y'ikidomoro. Kubera iki? Itwika igirite icukura, ihura na gudron, musko kaburimbo ikoze na gudron, kagenda bishya bishonga bicukura umuhanda. Umuriro w'Uwiteka Imana wacukuye umusozi. Oya, nimwumve namwe umuriro gutwika igitambo, ugatwika inkwi, ugatwika y'amazi, ugatwika itaka, ugatwika n'amabuye. Ngo abagaragu babaye n'abashera bose na Ahabu uraho akurikirana igikorwa, avuga ati mva, Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Eliya ho hafi bavuga ati mwavuga ko Uwiteka ariwe Mana, ndabizi si uko mukijijwe, si nuko muhindukiye, si nuko mubaye abana be, ndabazi ni emotion. Nta numwe urenga hamuraka burenka, hondi. Nari bashize umugabo umwe yica abantu 850 ntagiye cuga numwe. Baba baboshye cyangwa uye ntibaboshye? Ntago baboshye, ahubwo baguma hamwe bagapfa. Barica bakaguma hamwe bagapfa. Muzi impamvu baguma hamwe bagapfa? Nuko batsinzwe n'urubanza. Donc bubwo barumva bapfa nta kindi. Niyo mpamvu batahunze, nuko bumvaga bapfa. Ubwo baravuga nta kintu tukimaze hano, uze tumaze iki? Twahereye twiruka nyuma ya Bayern na Shera. Kuko nawe rira aho ngaho Bayern na Shera. Nibyo rira aho ngaho. Hondi mu muriro. Bari bazizanye. Maze ndajya nkubwire ngo nawe uyu munsi bimenyekana. Vraiment. Barurambura ikiganza gutya. Uyu munsi bimenyekane Uwiteka ariwe Mana yawe. Nawe kandi kwibyo ukoze ubikoze ku bw'izina ryayo. Imana inyumvire,
nawe kumvire icyumweru gisige hinduye ibintu iwawe. Ushobora kudahindura ibyanjye umunsi umwe n'ibyawe tukazakurikirana, ntuzangirire ishyari. Nawe ni kubanza umurasi nzanungunika. Iyo mwene data bawe burya bari ngiye ukurikiyeho. Mubyakire mu izina rya Yesu Kristo. Muhaguruke dusenge Imana. Mana data wa twese nyiribihe, ndagushimira uyu mugoroba mwiza uduhaye, kandi gushimiye umugisha uduhereye mu ijambo ryawe. Nyemerera bimenyekane ko ari we Mana dukorera twizera, hirya no hino abadukikije babimenye, bamenye ko ari we Mana yacu. Yigaragaza hagati y'abadukobye, yerekane hagati y'abadututse, yerekane ku batumwaje, ku badusuzuguye, yerekane Mwami, izina ryawe rishyirwe hejuru. Ndagushimiye aba bashiki banjye na bene data, ugira ibyo uhindura muri bo. Bwa mbere umuriro wawe utwika ibyaha, ingeso mbi, kamere yose, ibibi byabaga muri bo birangire. Nk'uko umuriro watwitse inkwi, igitambo, amazi, itaka n'amabuye, aba ari ku muriro utwika ibyo byose. Ibyo byose biveho, maze basigare bahamya, kandi bahamya ubuhamya Satani atabasha kuvogera, ubuhamya Satani atabasha kuvuguruza, ubuhamya Satani adashobora gushyiraho comment. Mwami, hagarika critique mu buhamya bwacu. Abantu bakritika ibyo dushimye, bakritika ubuzima bwacu, batsindwe. Utwereke ikimenyetso cy'ibyiza. Ndagushimiye ko byumvise mu izina rya Kristo Yesu Umwami wacu. Amen.